Ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi tujye kurebera hamwe ibisobanuro by'amazina Adeline n'izina Fred. Tudatinze reka duhere ku izina Adeline. Adeline ni izina rikomoka mu Kidage, rikaba risobanura umuntu wubashywe ukomoka mu muryango wa cyami cyangwa se umuryango ugwa neza. Izina Adeline niho haturutse izina Adele. Dore bimwe mu biranga ba Adeline. Adeline usanga ari umukobwa ufite isura nziza w'imisatsi miremire. Abantu bakimubona baba bamaze kumukunda. Kubw'ibyo Adeline aberwa no kwamamaza kuko abantu bose bahita bagura. Adeline ahora mu b'imbere. Igihe cyose niwe uba uyoboye igikundi cy'abo bari kumwe, nabo bakamugira icyizere bakamukurikira. Adeline akunda kwitabwaho, guherekezwa no gukorana n'abandi akishimira gusabana. Adeline aba ari umuhanga, areba kure kandi abona ibintu byose ko bigenda neza, nta byacitse iba kuri we. Adeline aba ari umunyembaraga, akaba umunyakuri kandi akaba intwari. Adeline yigiriye icyizere kandi yizera abandi. Ibyo bituma Adeline atajya asaba ubufasha kuko aba yumva ko yihagije. Adeline akunze kuba umuvugabutumwa, umunyapolitike cyangwa se umunyabugeni. Adeline iyo mugize icyo mupfa akureba nabi ku buryo ushobora kugira ubwoba bwinshi n'iyo ntacyo yabavuze. Ngayo nguko abitwa ba Adeline ndabasuhuje. Reka noneho nze turebe izina Fred. Turebe ibisobanuro by'izina Fred, turebe n'ibiranga ba Fred. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka nibutse abantu bashyashya gukora subscribe, aho ngaho handitse subscribe, urangiza ugafungura inzogera tukajya twibanira mu biganiro nk'ibi ngibi. Niba nawe kandi ufite izina ushaka ko tugusobanurira, ryandika aho hasi muri comment, tuzariheraho ubutaha. Izina Fred. Fred ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura ububasha bw'amahoro. Ba Fred bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo, nta kavuyo bagira. Ba Fred kandi bubahiriza inshingano zabo, barigaragaza cyane kandi bagira ubushake. Namwe mwitwa ba Fred kandi ndabasuhuje aho muri, mukomeze mugubwe neza. Aya niyo yari amazina y'umunsi. Wibutsa gukora subscribe, like, ugafungura n'inzogera aho ngaho, ibiganiro nk'ibi ngibi bikajya bikugeraho. Niba ushaka ko tugusobanurira izina ryawe, ryandika muri comment, ntutinye wigire ubwoba. Nyagasani Imana ikomeze ibane namwe, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme kuri YouTube channel ku Nkombe TV.